nyuma y'ibibazo politike bikomeje kuranga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aho ukomeje gutungura isi yose, byabaye ngombwa ko ikinyamakuru gikomeye muri Afurika ndetse no ku rwego rw'isi Jeune Afrique cyasuye Musenyeri Fridolin Ambongo, akaba ari Karidinali Ambongo rero akaba ari umwe mu bakaridinali bakomeye ku rwego rw'isi, ndetse akaba ari n'uwahabwaga amahirwe mu icumi bahabwaga amahirwe yo kuba basimbura Pope Francis ubwo Papa Leo yahabwaga inkoni y'ubushumba. Uyu Fridolin Ambongo akaba ari umwe mu bafite ijambo rikomeye cyane muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kubagezaho rero ikiganiro cyose ku buryo burambuye, gisesenguye cyangwa gisobanuye mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ni ikiganiro cyari kirimo ibibazo bikomeye cyane bya politike, birimo ububanyi n'amahanga, birimo ibihano byafatiwe umuyobozi ukomeye cyane akaba ari Joseph Kabila wayoboye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka igera kuri 18. Twese cyane rero reka duhere ku kibazo cya mbere. Umunyamakuru yatangiye amubaza ati: ni iki mutekereza ku gukatirwa urwo gupfa kwa Joseph Kabila? Partons du principe qu'actuellement au Congo, il y a une dynamique qui va dans le sens de la réconciliation. Karidinali Ambongo mu gusubiza yagize ati: ibintu ukuntu bimeze rero tutangirira ku ihame ry'uko muri iki gihe muri Kongo hari gahunda igamije ubwiyunge hagati y'abana bayo bose, abahungu n'abakobwa bayo. Hari icyerekezo cy'amahoro, icyifuzo cyo kubaho mu bumwe no kubana. Ni muri urwo rwego tubona ko icyo cyemezo cy'urukiko rwa gisirikare nubwo kikiri mu rwego rw'agateganyo ari ubutumwa bubi cyane, kuko kuri twe ubutabera bugomba kuba uburyo bwo kurinda ubuzima, si ubwo kuburimbura. Buri gihe iyo ubuzima bw'umuntu bushyizwe mu kaga biratubabaza kandi bigatuma twiheba. Umuryango cyangwa igihugu gifata icyemezo nk'icyo kiba kigaragaje gutsindwa nk'imiryango, nk'igihugu, no mu rwego rwo kutabasha kurinda ubuzima bw'abantu. Iryo ni ihame rya mbere. Igihano cy'urupfu mu by'ukuri ntigikwiye kubaho mu gihugu kiyita icyateye imbere. Icya kabiri, muri iki gihe cy'ibiganiro no gushaka kunga abanyekongo bose ku meza imwe ngo batekereze hamwe ejo hazaza habo, nibyumvikana ko ubutumwa nk'ubwo bushobora guteza imbere ubumwe n'amahoro hagati y'abaturage. Umunyamakuru yongera amubaza ati: ese amasezerano yasinyiwe i Washington n'i Doha yaba ntacyo amaze? Karidinali Ambongo mu gusubiza ati: ubutumwa bw'itorero buraguma ari ubwo kunga abana b'Imana no kubaka amahoro hagati yabo. Ku bw'ibyo dushyigikiye buri gikorwa cyose kigamije kugarura amahoro, kandi ni muri urwo rwego ubukangurambaga bwa Doha n'ubwa Washington tubufata nk'intambwe nziza biganisha mu cyerekezo cyiza. Ni nabyo kandi ibyo bikorwa ntibifata mu bumwe bwuzuye ibibazo byose by'igihugu cya Kongo. Niyo mpamvu twifuje kuzana indi gahunda yacu igamije kuziba icyuho ibyo bikorwa bitarimo kurebaho, ariko tunatangiriye ku isano nyirizina y'ikibazo Kongo ifite uyu munsi. Kongo ifite ibibazo by'imbere mu gihugu ubwacyo, ibibazo by'uko abanyekongo batabasha kubana neza. Hari kandi ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro, bamwe bo mu gihugu imbere, abandi bafite imizi hanze. Ariko hari n'ibibazo by'uko tutabasha kubana amahoro n'ibihugu bimwe by'abaturanyi, cyane cyane u Rwanda. Mu by'ukuri iyo urebye ibi byose, igikorwa cya Washington kibanda gusa ku kibazo kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda, naho ikidoha kibanda ku kibazo kiri hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23. Ariko hari ukuri abanyekongo ubwabo bagomba kwibwira nabo ubwabo.
kuki tudashobora kubana neza hagati yacu ubwacu. Ibyo rero nibyo iyo mirongo ibiri iriho ubu itarimo gukemura. Niyo mpamvu guharanira kwacu gushya kugamije gufata no gukemura ikibazo cya Kongo cyose, kuva ku by'imbere mu gihugu kugeza ku by'imibanire n'abaturanyi bacu. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yongeye abaza Ambongo ati ese mutinya ingaruka zituruka ku masezerano yashyizweho na Donald Trump? Kardinali Ambongo mu gusubiza yagize ati hari ibibazo byinshi twibaza ku by'amasezerano hagati ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo koko ntituramenya neza ibisobanuro byose byayo, ariko ihame ryayo ubwaryo rihagije gutuma twibaza byinshi. Nimurebe uko ibintu bihagaze ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ya Kongo muri iki gihe. Hafi ya byose biri mu biganza by'Abashinwa. Nitubona ahari amabuye y'agaciro atari ay'abantu, byose biri mu maboko y'abandi. Rero ikibazo cya mbere ni iki? Ni iki Leta ya Kongo izaha Abanyamerika? Ese bazaza gukora ubushakashatsi bushya kugira ngo bavumbure ibindi byacukurwa bishya? Bishoboka, ariko ntiturabimenya neza. Harimo kandi impungenge zikomeye dufite ku bijyanye no kurinda ibidukikije. Kongo niyo ifite igice kinini cy'amashyamba cy'ishyamba rya Congo Baze, kandi niba iri shyamba rigomba kwangizwa, ubwo se tuzasigira iki abazadukomokaho? Ni byiza gushaka ubukire bwinshi uhereye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kugira ngo Abanyekongo babone imibereho myiza ubu, ariko tugomba no gutekereza ku bana b'ejo hazaza. Dufite impungenge nyinshi kandi zongerwa n'imyitwarire ya Perezida Trump ubwe. Ukuri ni uko tutaramenya neza ibikubiye muri ayo masezerano, bityo biragoye cyane ko twatangaza neza uko tuyabona mu gihe tutarasobanukirwa imigambi, ingaruka n'impamvu nyazo zayo. Umunyamakuru yongeye aramubaza ati ese kuki mushyigikira ko imitwe yitwaje intwaro yinjizwa mu biganiro? Kardinali Ambongo ati twebwe turi abayobozi b'amadini, turi abanyamasengesho mu muryango wa Kongo. Njye ndi umushumba mukuru wa Archdiocese ya Kinshasa, kandi kuri ubu buri munsi mbona ukuntu abaturage bababaye, bafite agahinda ndetse bafite n'ihungabana rikomeye. Nk'umubyeyi nkibaza nk'uko se w'umuryango abitekereza. Iyo ufite abana hanyuma umwe muri abo akarakara, akagusuzugura, akagenda, se w'umuryango utekereza iki? Ikintu cya mbere azakora ni ukugerageza kumva impamvu yamuteye kurakara. Niyo mpamvu nemera ko niba hari abana b'igihugu cyacu, abana ba Kongo, abana b'u Rwanda, abana ba Kongo, abahungu n'abakobwa bafitanye amakimbirane n'ubutegetsi bwa Kinshasa, icyo dukwiye gukora mu nyungu z'igihugu ni ukwicarana tukibaza impamvu. Niki cyagenze nabi kugira ngo bigeraho bari uyu munsi? Nibyo koko turabizi ko hariho n'inyungu z'amahanga n'ibihugu by'abaturanyi bifite gahunda ku mutungo kamere wa Kongo, ariko kandi hari n'uruhare twebwe ubwacu tugomba kwemera. Ntitwakagombye kwirengagiza ko hari aho twananiwe nk'Abanyekongo. Kubyemera no kubivugaho ni intambwe ya mbere yo kongera kubaka amahoro arambye mu gihugu cyacu. Umunyamakuru yongeye aramubaza ati Senko na ICC batanze gahunda y'amahoro. Iyo gahunda igamije iki? Ese ubundi ishingiye ku ki? Kardinali Ambongo mu gusubiza ikibazo cya nyuma cy'uyu munyamakuru wa Jeune Afrique yagize ati uyu mushinga niwo twise amasezerano y'amahoro n'imibereho myiza hamwe hagati y'Abanyekongo n'abaturanyi bo mu karere k'ibiyaga bigari. Ni igitekerezo cyashinzwe mu kuri no mu bushishozi kigamije gukusanya hamwe ibibazo byose bya Kongo
kugira ngo tubone igisubizo kirambye kandi gihoraho, kuko ibibazo bya Kongo bifite impande nyinshi. Ku rwego rw'imbere mu gihugu hari amakimbirane menshi hagati y'amoko n'amoko ndetse n'andi matwara y'abaturage batumvikana. Ku rwego rw'igihugu Kongo ifite ikibazo gikomeye cya politiki no kubura imiyoborere myiza kimaze imyaka myinshi, aho igihugu cyagombaga gutera imbere ahubwo gikomeza gusubira inyuma. Ku rwego rw'akarere hari amakimbirane n'ibihugu bimwe by'abaturanyi, cyane cyane u Rwanda n'u Burundi, kuko nabwo bufite uruhare muri iki kibazo ndetse n'Ubugande. Ntitwakwirengagiza kandi urwego mpuzamahanga, kuko hari ibihugu byinshi biza gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo bifite inyungu zabyo bwite. Niyo mpamvu twatekereje ko kugira ngo amahoro arambye aboneke, tugomba gushaka igisubizo cyubahiriza izi nzego zose. Ibyo byatumye dukora uyu mushinga w'amasezerano rusange adasiga inyuma umukongomani n'umwe, ahubwo uharanira ko buri wese abigiramo uruhare. Uyu mushinga uzatangira n'urwego rwa mbere, aho inzobere mu by'amahoro n'imibanire zizakora ubushakashatsi, zitunganye inyandiko zigaragaza ibisubizo bishoboka. Nyuma yaho tuzagera ku rwego rwa kabiri, ari rwo rwa politiki, aho tuzatumira abanyapolitiki bose, haba abo mu butegetsi, opozisiyo itararwanye nyine idafite intwaro, ndetse na opozisiyo yitwaje intwaro, kugira ngo bicare hamwe baganire ku kibazo cy'igihugu. Hanyuma mu rwego rwa gatatu tuzakora inama mpuzamahanga, kuko ikibazo cya Kongo kitareba abanyekongo gusa, ahubwo kirareba n'umuryango mpuzamahanga wose ugomba kwitabira kugira ngo amahoro ya Kongo aboneke mu buryo burambye kandi rusange. Ngira ngo rero murabyumvira neza, iki ni ikiganiro gikomeye cyane Fridolin Ambongo akaba yakigiranye n'igitangazamakuru gikomeye cya Jeune Afrique, aho bahagiranye ikiganiro umunyamakuru akamaza ibibazo bisesengura neza ikibazo cya politike gihari uyu munsi. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kugenda bageza amakuru yose akomeje kugenda tugeraho mu karere k'ibiyaga bigari, politike, diplomasi ndetse na geopolitike. Mukomeze mane natwe, turabakunda cyane, muri abagaciro.